uyu mugore nawe nikazikorera ishyano. Dore ukuntu nta muntu n'umwe wo kwizera muri iki gihe. Usigaye usiga umugore wawe mu rugo uzi ngo rwose nta communication afitanye n'abantu b'abagabo, abasore, ariko ugasanga n'ubundi communication afitanye n'abakobwa nayo ishobora kuba yakwica umubano wanyu. Abantu benshi bakomeje kugenda bahinduka kugeza aho bamwe basigaye biryamanira nabo bahuje ibitsina, kandi wowe utabikekaga wumvaga rwose ari umuntu utabikora. Dutangiriye mu rugo rumwe, hari umugore wavugaga ko amazi yo muri tuwarete yabo yapfuye atari gukora, rero ngo yahamagaye umuplamba. Plamba rero ni bari abantu baza gukora amazi, ni bari abantu bakora mu mazi. Rero yari ari kwibaza avuga ati Imana ifashe ntibaze kunyoherereza uw'umugabo, uwo nshaka ni uw'umukobwa, kubera ko aba bagabo ntabwo mba nizeye umutekano wabo neza, ibintu ntabwo biba biri kujya mu mucyo nk'uko mba mbishaka. Rero icyaza kumbera cyiza, baze kumfasha rwose banyohereza umuplamba w'umugore cyangwa se w'umukobwa, niwe ndi gushaka. Wumve neza aka kantu, ni umukecuru, ariko nanone ku rundi ruhande ba bakecuru batemera ko bashaje, wa mukecuru nyine aba acyumva ari inkumi, cyane ko n'umugabo we atari ahari, ariko we yivugiye ko ashaka umuplamba w'umukobwa. Witegereze urebe, avuga ati ubusaraza ryari, ariko ndakomeza mutegereze paka igihe ari buze kuzira. Witegereze, ni uruhande rumwe tuvuyeho. Ku rundi ruhande baratwereka umwana w'umukobwa mwiza cyane rwose ari kuza mu gahanda, nawe ni agahanda gato nyine batwita utuyira, arimo agenda avuga ati baranyohereje muri izi karitsiye ngo nze gukora ya mazi, ariko mu by'ukuri ntabwo nzi neza ahantu ngiye, niba ari mu rugo rw'umugabo cyangwa rw'umukobwa. Rero ikintu ndi kwibaza, ese Imana yamfashije akaba ari umugore? Wumve neza kano kantu, ati Imana ifashe asanga ari umugore, kubera ko abagabo baba basakuza cyane bavuga menshi, rimwe na rimwe bagakenera no kukwaka, kandi wowe ubona bitari ngombwa. Ibyo rero bikaba byanyicira gahunda, bikamvangira, bigatuma akazi kanjye ntagakora neza nk'uko nagateguye. Icyaba cyiza nze kuza gusanga ari umugore. Ese ibi bintu biri buze guhurira he? Umwe yavuze ati Imana ifashe bohereze umukobwa cyangwa umugore, undi nawe ari kuza mu kazi avuga ati Imana ifashe sanga atari urugo rw'umugabo, ari urugo rw'umugore gusa, cyangwa se umukobwa wibera muri ghetto. Biraza kumfasha cyane. Witegereze urebe, bose ntago bakeneye igitsina gabo. Kubera iki batagikeneye? Witegereze uze kuyireba uyisoze. Mwibutsa gukanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino chaîne, kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mu nkuru z'ubwenge. Sasa uko ari kuza mu nzira, wibuke hari uwanze kuva ku muryango, yavuze ko ari buze kumutegereza paka ahageze. Ari kwinjira mu nzu amasegonda make cyane, akongera akagaruka, akaza kureba ko uwo bohereje yaje. Avuga ati se byagenze bite ko najyaga mpamagara bagahita baza, ubu noneho habaye iki ko bari gutinda? Gusa yitegereje hakurya hari uwo yabonye, avuga ati byiza cyane, ntabwo nari mperutse kugera muri mudu nifuzaga, ntabwo nari mperutse kwishima. Niba ashimishwa n'abagore, niba bigenda bite? Witegereze urebe uwe gusa ikintu ugomba kumenya cyo, ibintu bisigaye byarahindutse mw'abantu mwe. Bya bintu twafataga nk'ikizira, ugasanga umuntu kuba yaryamana n'umuntu bahuje igitsina ni ibintu bizira, ubu noneho basigaye babikora rwose binemewe. Ugasanga umukobwa ashakanye n'umukobwa, umugabo ashakanye n'umugabo, mu gihe twagiyaga tubifata nk'ibintu bizira rwose, ukumva umuntu wabikoze yakoze amahano. Ubu ngubu noneho bisigaye bikorwa ku mugaragaro nta kibazo. Sasa wa mukobwa yaraje, mukecuru amubonye amurebana n'ubwuzu, avuga turakaza neza mu rugo iwacu. Ati nakoze urugendo rurerure rega nari nanahayobewe. Ati oya nta kibazo rega, humura nahanga. Ikindi kandi uze kuba free, wisanzure cyane ahangaha, wiyakire nko mu rugo, kubera ko nijye mpari njyenyine, umugabo wanjye ntawe uhari, nta mwana mfite, rero rwose nta kibazo, uhawe ikaze. Ati none se aho hantu amazi yatobotse ni muri saro, ni hehe kugira ngo mbikore vuba vuba, hanyuma rero nkomeze akazi kanjye nta kibazo. Uyu yaramubwiye ati ariko wibyirukasa ntugire ikibazo, ndahakwereka rwose nkurikira, ngwino tujyane njye kuhakwereka. Ubwo umukobwa yakurikiye umukecuru, ni umukecuru rero ukabona arashaje, ariko umwise umukecuru mwanaserera. Hari n'abantu bangana amazina ngo y'ubukecuru, ukajya kwita umuntu umukecuru ngo mwanaserera, agahita akubwira ati ndi mama wanjye ko se ndinde wawe.
witegereze ureba akantu ku kandi. Nuko yamwinjije mu nzu. Gusa mu kumwinjiza mu nzu, uyu nawe yakomeje kwitegereza ahantu babaga, akomeza anareba mukecuru arashaje ariko ntago haburamo akantu n'iki. Witegereze witegereze urebe. Nkomeza kubarangira umuganga umwe ushobora kukuvura indwara zose utekereza kutakiraga, z'ibifu, za mibe, ukuzira zantuze, indwara z'uruhu n'ibindi bigiye bitandukanye. Uyu muganga izo nimero uri kureba kuri screen yawe arakuvura rwose bigakora. Wowe umuhamagare kuri iyo nimero, cyangwa se niba utanafite indwara imwe muri izo ngizo, uze kureba mugenzi wawe ufite indwara imwe muri izo, ufate izo nimero uze kuzimuhereza. Witegereze urebe. Ndetse anga yamuzanye mu gikoni, arangije arahamwereka, ahita amujyana no muri tuwarete. Yagombaga kumwereka muri tuwarete akaba ari hasana cyane, ngo niho amazi ari gushushunuka cyane rwose, niho amazi yangiritse nibwo ari buze kuhakora, ubundi ahandi akaza kuhakora mu nyuma. Sasa yinjiyemo hano. Witegereze urebe, ni babiri mu nzu, nta wundi muntu uhari. Nuno mukobwa waje gukora amazi n'uriya mukecuru nyir'urugo. Yaje kumwereka amubwira ati ahangaha dore amazi ari gushushunuka cyane rwose, ahangaha biri kubangama cyane, kuko reba nangaha muri dushe uri kubona ko huzuyemo amazi, kandi ibi byose nta muntu wigeze ukarabiramo, twese twirinze kuza kogeramo kugira ngo uze kureba nyine buryo ki bimeze, uze kubona naho uhera ubisana. Ahubwo uri kubona hakenewe indi tiyo nshya, cyangwa tugende tugura izindi mpombo. Ati hoya ariko ibi nabisana. Ati byaba byiza cyane waba unanyorohereje, kubera ko amafaranga na spendinga yabagabanyuse. Niba ubona hari ukuntu wabisana ukaba wayihoma rino hombo, ubikurikirane rwose uraza kubumfashije. Uyu aravuga ati reka ndebe. Atari ko ibi ngibi ndabyizeye neza ko biri buze gukora. Wewe rwose ntugire ikibazo, ibi ndi buze kubikurikirana biraza kujya mu buryo, ndetse mu gihe kidatinze ndaza kubyitaho. Sasa mukecuru yatangiye gushaka ukuntu yakorakora kuri uno mukobwa, ariko abura uburyo. Nakubwiye ngo hari igihe uba ubana n'umugore rwose mubanye nk'umugore n'umugabo, ariko ugasanga nubwo mubanye we ntabwo ajya guca inyuma ngo ajye kureba abandi bagabo, ahubwo mu kuguca inyuma aguca inyuma buri munsi ari kumwe n'abakobwa. Wowe wizeye ngo rwose umugore wari kumwe n'abakobwa bagenzi be bari kuganira nta kibazo, kumbi banacishaho nyine bakahatwika. Uyu mukecuru yatangiye gufata uno mukobwa ku bibero. Witegereze nyagasani, witegereze urebe akantu ko kandi. Ni umukecuru ariko ingeso asaziyemo ni ibintu nyine nawe utapfa kwishimira, ndetse ibaze nyine nawe ari nk'umubyeyi wawe ufite utugeso nk'utu two gukorakora abagore bagenzi be, rimwe na rimwe hakanashya. Uri kumva ni ikibazo ndetse kinakomeye cyane. Ese waba ufite inyatsi? Waba ukora ntibigende rwose, ukabona ibyo uri gukora nta hantu bikugeza, nta mafaranga aza? Ese urugo rwanyu ruhora mu bibazo? Wabuze umukunzi se? Ese inda yawe barayizinze kubyara biranga? Umva, umuganga umwe wagufasha niyo nimero uri kureba kuri screen yawe, agukoraho rikaka mu gihe rwose gito cyane. Warabuze urubyaro uhita ubyara. N'aba bantu mugira ingo zihora mu makimbirane mu kwibaza uko bigenda, abantu ugasanga bahera ku wa mbere barwana, ku wa kabiri ni imirwano, ku wa gatatu kugera ku wundi wa mbere. Namwe rwose igisubizo cyabonetse, hamagara uwo muganga araza kubigufashamo. Aho waba uri hose araza kugufasha, kandi mu gihe gito cyane. Wowe uzagaruka utubwira uko byagenze, kandi ndakubwiza ukuri ko uzagaruka udushimira, ntabwo uzagaruka utunenga. Ibyo mbabwira ni ukuri. Sasa barakwereka ahangaha mukecuru yabuze buryo ki yakwatract cyangwa se yakwaproachinga uno mukobwa. Aribaza se nkoresha iyi technique? Nibyo bitekerezo we yibereyemo, ari kwibaza mbigenze gute, ninkomeza kumukoraho ari buze kubitekereza ukundi. Gusa ikintu cyari gitangaje kurushaho nuko uno mukobwa kari bamukoraguragaho nawe ntamwiyame, ntiyigire nkaho bimubangamiye, bigaragara ko nawe yarabyishimiye. Bari muri feelings zimwe. Uyu aravuga ati none se nta kuntu twajya muri salo nkabanza nyine nkagira akantu nkubwira, ibi ngibi bikaza kubikora mu nyuma. Ati none se ahangaha ariko reka maze mbikwereke ku buryo ki turi buze kugenda, ntaza kugaruka nta kingora nyine mpita ngatumika faster. Dore ahangaha niho hari ikibazo, ndagenda nzane indi hombo nyongereho, ariko nta gahombo gato cyane ndibuze kungikanya. Hanyuma rero nibirangira ahangaha ndaza kuhahoma. Ahubwo ikibazo nta bikoresho nazanye, naje ntazanye ibikoresho. Ibaze nawe nyine kujya guhinga nta suku ujyanye, uba wumva uri buze guhingisha iki?
uba wumva ko kuri buhinge gute? Ibyo nabyo ni ihurizo. Uyu yaramubwiye ati okay, nta kibazo nabibonye, kandi kiriya kibazo rega ntabwo kiri strong cyane ku buryo utazanabikora n'ejo, ntabwo bishobora kumbangamira cyane. Erega n'ubundi utaraza hano tutarahamagara twari dusanzwe dukaraba ibintu byose ari neza. Wumva umukecuru atangiye kumubuza akazi kamuzanye. Ubwo nyine nawe urabyumva hari ibindi yashakaga kumujyanamo. Yaramubwiye ati ngwino tubanze tujye muri salo ngira akantu nkwereka n'ahandi. Hari n'ahandi kuri iriya robine yo muri salo naho hangiritse, ngwino tugenda. Ariko umukobwa bitekerezaho, imyitwarire ari kubonana no mukecuru sinzi. Gusa ukomeze wirebere, komeza kukibutsa gukanda subscribe, ukandi no kuri iyo buto ya like, ndetse ntuze kugenda udasize udutima muri comment niba inkuru yakuryoheye. Ndetse ahangaha umukobwa yaravuze ati nta kibazo ndaje, gusa ahantu hanyu hasa neza, inzu yanyu yubatswe neza. Sasa uyu mukobwa yatangiye gukontorora n'ibitamureba. Ibi ngibi ko bireba abafundi gute bireba abaplamba ibyo uko ari ugukora amazi, ibintu byo kureba ngo amazu ngo ahangaha hameze gutya, ibyo bibareba gute? Witegereze urebe. Uyu yaramubwiye ati se kutaza bite? Umukobwa asa nkaho yabanje kugiramo udusoni n'iki, ariko yabonye nta zindi choice, nta yandi mahitamo afite. Arangije ahitaza ajya muri salo ngo agiye kumwereka ukuntu robine yo muri salo nayo yagize ikibazo. Wowe uze kuyireba gusa uri buze kumirwa, ndetse uri buze kureba ahantu isi iri kugana, ukuntu ibintu bisigaye bitangaje cyane. N'umuntu w'umukecuru kweri, mukecuru tureba tukabona ni nyogokuru, ariko ugasanga afite behavior nk'iz'abana bato cyane, nabo rimwe na rimwe ugasanga ntibazikora. Ati reba ahangaha sibyo, reba banzu tekiniki no yo mu gikoni ubanza undebere. Ni ukuvuga ngo ahangaha iyo mfunguye amazi araza, ariko aza ni make kurusha aca munsi. Bisobanuye ngo iriya hombo yo munsi nayo yarangiritse, amazi ntabwo acamo neza. Gusa mukecuru buryo kiyamubwiragamo asireyinga neza wagira ngo nagakumi kakiri gato cyane ko uno mukecuru yaniyitagaho ama makeup, ama parfum n'ibindi bigiye bitandukanye byiza nyine bihindura umuntu inkumi, bituma nyine ushobora kumureba ukabona ntashaje. Sasa uyu yarabyitegereje areba ukuntu umukecuru ari gusireyinga, umukecuru ari kumwirya imbere, ntiyabitindaho. Mukecuru akanararama akavuga ati biriya byose nizere ko wabibonye, byose birakoretse. Anikora kuri nyashi. Witegereze urebe akantu kukandi, nyagasani umukecuru uraha ntabwo asanzwe. Urebe ndetse umukobwa yaje ahangaha kubanza gusuzuma ibyo mukecuru ari kumubwira, ubundi koko ni ibya nyabyo nibyo cyangwa ari kumubeshya. Umukobwa yaje kunama ngo arebe hano. Uko yunamaga mukecuru byavuyeho ibyo kureba ibyo umukobwa ari gukora, atangira kwirebera nyashi z'umukobwa uraha, dore ko yari yambaye twa dupanta twa tubutura duto cyane tuzigaragaza zose. Mukecuru akomeza kwireberaho, nyagasani umukecuru urangaha atangira no kurabya indimi, atangira avuga ati yikoroza neza. Bigaragara ko hari ikintu nyine we yabonye kidasanzwe kandi adashaka kuba yashyira hanze. Ntabwo mukecuru ari gushaka kuvuga ko yakuze uno mukobwa. Erega ibi bintu ushobora kumva bidasanzwe, ariko bibaho cyane. Hahandi umukobwa agenda akareba mugenzi we akamubwira ati naragukunze kandi ndashaka ko tubana. Umukobwa nawe akemera nyine nk'uko wakwemerera umuhungu. Ibyo bikavaho, umujene nawe akagenda akareba umujene mugenzi we akamubwira ngo naragukunze kandi ndashaka ko tubana. Umujene nawe ntabihakane, bakazajya no gushyingirwa, barangiza bakabana. Umbwiraho ibintu biri kugana, uze kunyandikira muri comment umbwire ese ibi bintu nawe urabishyigikiye cyangwa ntabwo ubishyigikiye. Nawe uri kumva washakana n'uwo muhuje igitsina? Niba uri umukobwa ukaba uri kureba ino video, washakana n'umukobwa mugenzi wawe mukabana mu nzu nk'umugore n'umugabo? Niba nawe uri umujene uri kureba ino video cyangwa se uri n'umugabo, washakana n'igitsina gabo mugenzi wawe, wabigenza ute? Witegereze urebe. Ese bibaye byemewe no mu Rwanda? Usibye ko mu Rwanda bitemewe, bitazwi, ndetse nta n'urusengero ibyo bintu rubishyigikira. Biramutse bigeze no mu Rwanda, nawe wabishyigikira? Ese wabijoyininga? Wakohereza murumuna wawe se cyangwa mukuru wawe, umwana wawe? Wabigenza ute? Witegereze ureba akantu kandi. Urari n'igihe ababyeyi tuba twaragowe, ukajya kubona ukabona umwana waje kugupresentaho umushuti we cyangwa se boyfriend we w'umuboy n'ubundi girlfriend we w'umugirl. Iri kumva nabyo ni ikibazo. Sasa ugera mu bwira ati we ntugire ikibazo, ibi ndibuze kubitumika kandi ndaza kubikora mu kanya nk'ako guhumbya.
ndaza kuba mbisoje, kubera ko ahangaha naho igikenewe ko n'ubundi biri buze kurangira uguze ya mahombo, uri buze kugura izindi mpombo kugira ngo ahangaha bize kugenda neza hose, kuko ahangaha ntabwo hasanwa. Iki gihombo kiba gikomeye cyane, hari uduhombo tuba tujya kumera nk'utwuma. Rero ahangaha biraza gusaba kuguranisha, kandi uri kubona akangaka gasa n'akari gashaje n'ubundi. Uyarangije aravuga ati sha byiza cyane rwose, kabone niyo utabikora, uri umukobwa mwiza cyane pe, waje ahangaha iwanjye rwose numva ndanyuzwe, niyo utabikora ukigendera birahagije kuba nakubonye gusa. Wankoreye umunsi byose rwose, kuri uno munsi byari neza cyane, byari umunezero, ahubwo nakifuje kugutekera ukagenda unariye. Wumve mukecuru uri ahangaha amagambo yatangiye kubwira uno mukobwa. Umukobwa yaje mu kazi, ariko iwe yatangiye kumubwira ko kuba yageze hano mu rugo bihagije, byari bineza neza gusa byamuryoheye, kandi ari nuko mukecuru atangira amukora ku mabere. Uyavuga ati igose, ati cyane rwose uri umukobwa mwiza, ati se ubundi ko washyushye wakuyemo ino jakete, wakuyemo ino jiri, ko mbona hashyushye cyane. Mukecuru arabanza mukuramo ingofero, witegereze urebe. Nakubwiye ngo iyi game si y'abana, ntabwo ari iy'abana. Sasa hanga nta kindi yakoze, akagofero yakajugunye ku ruhande, aramubwira ati kuramo nako kajire rega, nako kajakete warebye ukuntu gakuramo. Ubwo umukobwa ntabwo yigeze ahakana, yagakuyemo asigara yambaye agasengeri nako kamukonda uti witegereze urebe. Mukecuru atangira kumukorakora ahantu hose, witegereze, ari nako amukuramo ya jakete, amubwira ati ishyire ku ruhande, ahantu hashyushye, ahantu hose harashyushye. Ukibaza impuhwe uno mukobwa atigiriye. Mukecuru ninde wo kuzimugirira? Ninde wo kumugirira impuhwe nawe ubwo atigiriye? Ubundi umuntu niwe yumva ubukonje bumwishe cyangwa se ubushyuhe bumwishe akifatira umwanzuro, cyane ko uyu yari n'umuntu mukuru, wenda ari akana gato wakabwira ati kuramo iryo kote dore harashyushye, kubera ko umwana muto aba ataramenya no kwifatira umwanzuro ku giti cye. Sasa umuntu mukuru umushishikariza ibintu nk'ibi gute? Uyu nawe yajunguje umutwe, anavuga ati koko harashyushye mukecuru, harashyushye. Ati ninde uri kwita mukecuru? Njyewe ntabwo ndi mukecuru. Sasa umukecuru yafashe uno mukobwa aramukurura, aramubwira ati ca bugufi nkwereke utuntu hano twikorera, witegereze urebe akantu ku kandi. Umukobwa yaciye bugufi, mukecuru nawe atangira guhambura imisatsi. Sasa umukobwa ntumbaze ngo ari mu biki, witegereze gusa ari kuri mukecuru. Namwe mwabyiboneye, ari kuri mukecuru, ariko ntumbaze ngo ari kumukoraho ibiki. Ibyo byarabaye, umva biraba, imyanya iragenda yicuma. Wa mukobwa yavuye, niba yarani mu biki, gusa njyewe icyo nabashije kubona yari yazamuye agakanzu ka mukecuru, gusa ntago byagaragaye kuntuze nyine ku mashusho, kubera ko hari n'ibintu biba bitemewe rega. Ibintu byose ntago biba byemewe ahangaha, tugira ibyemewe n'ibitemewe. Sasa umukobwa amaze kubisoza, amaze guhaguruka, mukecuru nawe yaravuze ati use sijye wajyaho. Uyu mukobwa aravuga ati nawe rwose nk'uko wabimbwiye ntago uri umukecuru pe, uracyari inkumi, uri mwiza, umubiri wawe uracyakomeye, urakeye rwose, utemba itoto, umeze neza cyane. Nakishimiye kuba naraje hano na mbere hose. Mukecuru ati shuwa se, koko urakomeje? Burya bose ni kimwe, hari uno mukobwa aryamana nabo bahuje ibitsina, hari uno mukecuru nawe nuko. Ibaze nawe nyine ukishakira umugore uzi ngo ni umuntu ushase, ugiye kubaka urugo, ugasanga rwose abakobwa bamusuye bose bararyamana, buri mukobwa ugerageje kuza kumusura bararyamana. Mukecuru nawe yagombaga gukora nk'ibyo uno mukobwa yakoze, ni mpanguhe, nawe yagombaga guca bugufi. Uyu mukobwa yaramubwiye ati nyine jya hasi twumva ibyo ari byo, ahangaha bakuru mubyumva vuba, abato nyine mukaba mugiye kuryama, gusanga aho umuntu mukuru ahita abyumva. Mukecuru nta kindi yakoze, yabanje gukuramo rinete kugira ngo agire ukuntu yikorera utuntu neza. Ati ngiye kugushimisha ku kigero utazibagirwa, nugaruka hano ndakubwiza ukuri kuzagaruka ku bw'iyi mpamvu. Mukecuru yaciye hasi, niba ari kumushimisha gute, niba ari kubigenza gute simbizi, njye ndarengana uw'abandi simpari, ntabwo mpari, reka mbe ninywera utuzi ibiri kuba namwe muri kubireba. Mukecuru yaragize arangije avayo ntiyanatinze, ati gusa byari neza. Wabyumvise ute? Wabyumvise ute? Sha byari umuneza kabisa, nawe umeze bon,
niba yari ari kurya ibiki, neza neza wagira ngo ni ikintu yari ari gusogongera ari kurya, neza neza wagira ni akabombo yari ari kurigata. Nk'abantu bakuru muhita mubisobanukirwa, ahangaha ntabwo twirirwa twigora, mubyumva kubi. Ndetse witegereze urebe, ugiramubwiye ati nanjye ahangaha rwose byambereye byiza cyane rwose, ndi kumva umutima wanjye utuje cyane, umutima wanjye uratuje muri aka kanya. Ati nkurikira hano nkwereke, ntabwo waba ugiye gukora ibintu nka biriya ngo ubikore nta kintu wanyoye. Niba ari ibiki bagiye gukora, witegereze niba ari ibiki. Gusa niba biri mu nzu, ibyo uno mukozi byamuzanye aje gukora impombo byarangiranye n'igihe. Uyu yaraje ahangaha abanza afata kaji, reka mbanze nkutemo ubanza ubona akabaraga, ubundi nkorera utuntu twa danje. Nibyo nkeneye muri aka kanya, banza ufate kaji ahangaha umwe. Bafashe ka Coca-Cola babanze bitemo gake gake, ubundi hari akazi ujya gukora bikaba ngombwa kubanza kugakora wanyoye wanariye. Uyu rero nawe yaramubwiye ati banza unywe, niba guprambinga amazi ari byo bigiye gutuma anywa kugira ngo abikore neza, niba ari iki sinamenya. Ibyakurikiyeho byarabaye, harashya koko, amasaha aricuma andi araza, ubwo namwe murabyumva. Rero inama nakugira ni imwe, niba ufite inyatsi wa muntu we, muganga n'umwe, iyo nimero uri kureba kuri screen yawe muhamagare, ari buze kugufasha. Niba warabuze urubyaro muhamagare, niba urugo rwawe ruhora mu makimbirane muhamagare. Indwara zo ku mubiri, ese ufite ibiheri bya buri gihe, amahumane, ibiki byose, muhamagara aragufasha. Urwaye igifu se, za amibe, ibyo byose aragufasha kandi akoresha umuti w'umwimerere uturuka mu byatsi. Ndetse n'ibindi byinshi cyane, indwara zose utekereza ukumva zaragukomeranye kandi zirakurembeje cyane, ari buze kugufasha. Hari abantu baba batwita ariko inda barazizinze, ukabura uko ubyara bikanga, nyine inda yarazinzwe. Ahangaha uyu muganga gukoreraho rikaka, mu kanya gato rwose ibintu byose bikagenda neza, ikindi kandi ubyara neza mu mahoro. Ese wabuze umukunzi, ubura umukunzi gute kandi dufite muganga? Ibyo byose arabigufashamo. Hari abantu rwose uba usanga wagira ngo baremewe kwanga, ugasanga umuntu abantu bose baramwanga, uwagerageje gutereta bahita bashwana, uwagerageje gutereta rimwe na rimwe amadobo ugasanga nibyo bihoraho. We hamagara muganga, kanya gato cyane nk'ako guhumbya aragukoraho ryake, uhita ubona umukunzi. Ndetse munabane, muhita munabana byihuse. Ahubwo n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, niba urugo rwawe ruhora mu makimbirane, hamagara izo nimero rero kuri screen yawe, ubundi bakwereka utuntu bagukorera, bagukoreho ryake. Ikindi kandi, niba hari n'ibindi byinshi wifuza uzabimenya wamuhamagaye, byose uzamubwira azagufasha. Uzagaruka uje kutubwira uko byagenze. Ndabakunda cyane, inkuru zacu nakagaruka. Aha ni kuri Nyazo Films, ni usanga utuntu tw'ubwenge. Ciao ciao, duhure mu kubutaha.